nka segonderi bajyaga banyirukana ariko ntabwo banyirukanaga ku kizami banyirukanaga mu masomo. Wigeze urya amafaranga y'ishuri bayaguhaye wa mu rugo? Hari umunsi bari bagiye kuyagwatira. Nariye aya trip. None wabasha iki wabasha kuba inshuti n'umuntu mwigeze kujya kure mu rukundo mukaba inshuti bisanzwe mukuzuzanya mu buzima busanzwe ibintu by'urukundo bikajya ku ruhande? Nta tuntu wigeze mu masaha ari nko mu masaha 9 rwose nta kuntu waba warigeze nabo ba ex bawe? Oya no kuri pe. Hibo babyandike muri comment batubwire. Muri comment batubwire no kuri. Okay, wiga muri segonderi. Hari umuntu urumva hari ukuntu abahungu baba bakubagana. Noneho utwana no muri segonderi gusanga dufite nyine n'uburyo tuderanjamo cyane. Hari umwana cyangwa se hari umuhungu ugeze gukora kwibera urana rakara uranamukubita wenda abikabikora nyine muri black. Ibyo ntibigeze kubaho. Kwari kuntu kwa gutwona umwana bari kurwana. Ese bigenze bite ngo nkozi kwibere? Harya bavuze kuri singo? Yego. Nta muntu wihakanye? Umuntu wihakamwe. Yari kandi comment atubwiye. Genda urakare nk'ukwezi kose utamuvugisha uboroka umuntu ibintu bizabanze bisobanura. Oya nabivuge. Genda mwinginze. Hanyuma rero hari ukuntu abantu mutangiye kugenda mugafata mukahakana abantu mwakundaga. Oya no kuri ubwo abo nkunda nabo barabizi. Gusa ngende singo mwabantu mwe muri kumva ijwi riri inyuma yantuze. Mutubwire niba ari byiza. Hi guys, mumeze mute? Nanjye meze neza. Njyewe meze neza ku giti cyane. Nanjye meze neza ku giti cyane. Ndishimye cyane uyu munsi. Ariko ijambo ku giti cyanjye ubundi bivuze iki? Ko uyu munsi ndavuga nanjye. Uyu munsi ngo ku giti. Uyu munsi icyo giti ubundi abantu bavuga ni igiti nyabaki. Igiti cy'umutima. Umutima habaho igiti, niyo mpamvu hari abantu bakomera ku mitima. Niyo hari imiti imeze gutya. Ibiti byayo biba bikomeye cyane ariko cyarashengutse kiroroshye. Ku giti cyanjye. Ku giti cyanjye. Jewe meze neza cyane uyu munsi ndishimye. Shimishijwe n'iki? Nuko umutoza uyu munsi nawe ari buvuge. Biriya bibazo yambajije mwarabibonye. Murakoze kunyemerera rwose. Guys ntabwo byari bikomera. Narabibonye namwe mwabonye ukuntu yanyibasiye agashaka kumbaza ibintu. Buriya hari ikibazo wambajije kirambabaza ariko uyu munsi. Oya se nta bintu by'umutima. Ariko kwibagirwa nabyo si byiza. Gukopera n'icyaha gihano. Uyu munsi tugiye kumubaza ibibazo. Ntabwo ari njye nyine uri bumubaze n'umutozo w'ima ya kamera. Aho guys urako bagiye kumfatanya kandi njye naramubajije ndi njyenyine. Namufata nkamubwira ibibazo byoroshye nabyo biroroshye. Cyakora wihangana ubazwe. Nugira inyota turwa koko. Ngenda nagafite. Taraba abakobwa bacu ngo banze kugira akantu basoma ariko ngende kwireba akantu ndi kwinywera. Tekereza umusore muri iki gihugu ninge musore nyenye utangwa ibintu by'ibiyoga. N'ibisindisha muri rusange. Inzoga zisigaye zinywega mu matasi. Za pasteur ngwera inzoga mu matasi. Waduha urugero rw'umupasiteri umwe unywera inzoga mu itasi? Ni umupadiri witwa Celestine. Padiri? Twahuriye ahantu yazanye na Mansera. Ko wari uvuze pasiteri? Tubwire pasiteri. Niciragaho ndahabona. Niciriyeho ndahabona. Hamwe bazwe witangira kwijijisha wirengagiza. Guys, uyu munsi tugiye kumubaza ibibazo. Wamaye ikibazo cya mbere. Hari n'abakunzi bacu banyandikiye ibibazo ndi bukubaza. Sinjya abakunzi bacu cyo batanyandikiye mu mubazi. Guys, namasiko mwe mufite. Oya ntago wowe uganira n'abakunzi. Ikibazo cya mbere ndakiguhaye. Urakimaye? Ndagutanga amapasi uyu munsi. Aha. Ndatekereza ko ibibazo byinshi ubu byibazwa n'abasore kuri uyu mukobwa mwiza turi kureba wakoze baby hair. Tumubaze umuntu uri inyuma ya biriya bintu ninda ariko reka twe kumuvuga kuko twaba tugiye kumwamamariza kandi nako ntago arabishyura uwo muntu. Hanyuma rero tubwire ufite imyaka ingahe? Imyaka 20. Yonyine? Yose. Warangije kwiga cyangwa urakiga? Ndakiga.
wiga mu wa kangahe? Esuwe. Kaminuza cyangwa segonderi? Niga kaminuza. Wiga muri kaminuza. Mu mwaka wa mbere birumvikana mu myaka 20 yiga mu mwaka wa mbere. Ahantu wiga se watubwira kugira ngo wenda nk'umuntu uzahanyura azagutere yambu? Ntabwo nahamamaza ko ntabwo bamaye iryo shuri. Kandi bakwishyuza nabi. Hari umunsi bari bagusora mu kizami utishyuye, cyangwa duhere muri primaire. Hari umunsi bigeze bakwirukanira amafaranga y'ishuri, hanyuma muri kaminuza wenda ikizami bakakugikora utarishyura mu gihe gito umaze wiga kaminuza, ibintu bigeze bikubaho? Muri kaminuza ntabwo bari bansora mu kizami njyamo nishyuye, ariko nka segonderi bajyaga banyirukana, ariko ntabwo banyirukanaga ku kizami, banyirukanaga mu masomo. Wigeze urya amafaranga y'ishuri bayaguhaye wa mu rugo? Hari umunsi bari bagiye kuyagwatira. Nariye aya trip. None se wiga muri segonderi wigeze ubeshya ababyeyi ukababwira ikintu kitabaho ku ishuri bagutumye ngo wowe amafaranga yacyo uvugisha ukuri ntubeshye? Ababyeyi ntari biryo baduharanira imbabazi. Yego nigeze, twe dufite examen pratique, nsaba amafaranga yo gukodesha imyenda yo kujyanamo, kandi mu by'ukuri ntabwo twakodeshaga imyenda, twabaga twifitiye ama uniform yo kujyanayo. Hanyuma ngiye nsaba amafaranga avuga yuko turi bugure amapantaro ya black, amashati ya white, amakaruvati, barayampereza. Uyakenyereraho. Ni ukuri babyeyi rwose mwumva umukobwa wanyu ukuntu ibintu yakoze. Ni ukuri mbasabye imbabazi pe. Aha. Yenda kubaho neza. Rero barumva ko ngewe ndi umuntu uzatuma imiceri yose imeneka. Ababyeyi bategetswe kunkunda kuko nge nzanya ntuma bamenya ukuri mu gihe nabashije kuvuga, nubwo ngira amagambo make nakunda kuvuga cyane. Hanyuma tubwire, hari umunsi mu rugo bigeze baguhana wakoze nk'agakosa ukivumbura ukanga kurya? Ntabwo bari bamaniye, ahubwo nenda kujya gusura umushuti wanjye. Mama wanjye ndabimuteguza igihe kinini, bigeze arambwira ngo ya ntabwo ujyayo, kandi twajyaga tuvana ku ishuri nyine ndi bujyeyo, arambwira ngo ya. Okay, reka twanzure ko icyo gihe mama yaramenye yuko hari nka muri bujyane cyangwa uri bucane mu dusore mu duhungu. Iyo nshuti yari nshyashya ataramenya ngo hari ukunya ababyeyi bagira impungenge ngo urajyanye nande wande. We agira impungenge z'ahantu ngiye mpora nshegera, atarahamenya ngo ni he. Agira impungenge, ambujije n'uwo mwana yaje kunshira ngo tugendera muganga itahire ntagaze. Ndababara nyine nanga kurya. Wanze kurya iminsi ngahe? Nge nigeze mara icyumweru cyose naranze kurya, ariko nkajye nibeta. Mama yari yarankubise, noneho ankubita mvuye ngo nahinduye idini, ngo nagiye mu barokore twara abakatolike. Arankubita koko. Nyogokuru ahita aramunyeza ko twari duturanye bino bya kera, famille zabaga zegeranye. None ndangije nkajya njya kwa nyogokuru nkarya, nkagaruka nkagira nk'umuntu utariye. Mara icyumweru cyose ntarya mu rugo. Mama arahangayika nsaba imbabazi, aragenda agura ibintu byose, amarindazi, umva imikati iruzura. Ku munsi wo kumubara ndavuga ati rero mama, rwose niba umva kuki n'imbabazi zanjye, bya bintu byose wagiye ugura nkabyanga, ndabishaka hano imbere yanjye. Nuko dukomeze. Ikivuguto rero nawe reka kubazeho. Nshobora no kutonya no kubaza. Turagushimiye igihe cyose wabajerata, barabaje ibibazo byiza, turagushimiye. Yanjye sinabyemera, ndakubwiye ngo urongera ubaze. Ubaze ibibazo nka 40, ubundi nanjye ngaruke mbaza ibindi bintu. Sebwo 40 mwabibaza umuntu umwe koko. Nuko nteye amatsiko. Ikibazo cya mbere, iki kintu wabwira abakunzi bawe ku matati, jambo rimwe. Nukudukunda, ijambo rimwe. Oya, babwire pe winigo. Ikintu nababwira no kudukunda, batumva ko nyine badukunze gusa, ko natwe turabakunda kandi ibyiza nibyo tubateganyiriza. Hari ibindi byinshi byiza, turava mu bwiza tujya mu bundi, nta rungu pe. Amina. Agiye mu mwuka. Ikibazo cya kabiri, ibibazo nka bibiri bya mbere ni ku Mata TV, kuko abakunzi bacu batweretse urukundo rwinshi. Ndashaka ko nawe urubabwira ko turubafitiye. Mutabazi tuzajya tujya no kubasura. Ariko mwazanye n'icyatsi. Ese ubundi mu rugo ni hehe? Impamvu mbaje icyo kibazo, hari abantu bajya bavuga ngo hari igiti ngo kiba muri Nyungwe, ngo abantu ngo baturuka muri kara gace, ngo ukuntu batambuka bakagihobera mu giti cy'amahirwe.
ni gute mwakoze video ya mbere nayo iri aho ngaho kagufiya ariko gasa neza, mwitwara neza, mugerageza kwitwara neza, igahita igira abantu banga ku munsi, ikuzuza abantu 1000 ku munsi wa mbere. Ubundi ibyo bintu muturuka hehe cyangwa muturuka hariya sha mwaziranzira? Kumatwe turabanyamugisha. Okay. Twikomereze. Ikintu cya kabiri, Amata TV muri iyi minsi tumaze dukora n'urukundo rw'abantu bacu, ugenda ubona, urayibona hehe mu myaka 5 iri imbere? Numva nyine ari channel izaba igeze ahantu heza hashimishije, ku buryo wenda tuzaba noneho dufite nka studio nyine tuzwi bihagije, kubera kandi twifashijwemo n'abafana bacu n'abakunzi bacu badukunda kandi badukunda urukundo rwa nyarwo. Abakunzi bacu batwitegeho iki? Ikintu nabwira abakunzi b'Amata TV, bumve ko nta rungu, bumve ko duhari, nta rungu tuzabatera, twaje nyine tuje. Ntabwo muzajya muza ku mata ngo mutubure, turahari pe. Kandi mwumve ko nyine tubakunze bya nyabyo. Aha. Noneho rero reka nanjye nibarize ko ndabona ikivugo utari kugushyiramo imiyaga myinshi, ntari gutuma abantu mu by'ukuri bamenya ngo ubundi umukobwa mwiza abaho ati. Nibiki binahura nabyo mu buzima bwa buri munsi? Wigeze ukundana? Yego. Birumvikana ufite abagise bangahe? Uvugisha ukuri kuko ntabwo ari munsi ya 5. Nuvuga munsi ya 5 ntabwo ibintu turi bubyemere. Ufite aba ex babiri kandi nabo ntabwo mbafata nk'aba, nuko nyine iyo umuntu mwakundanye aba yitwa ex, ariko ntabwo mbafata nk'aba ex. Ni inshuti zawe. Ubigenza ute kugira ngo uve n'umuntu mu rukundo? Ibintu abakobwa benshi batajya bashobora, ariko wowe wava mu rukundo n'umuntu mukaba inshuti. Ngiye ko mbigenza, numva ko nyine uwo muntu n'ubundi niba twarakundanaga mba mukeneye nk'inshuti, kuko niba hari ibintu bitari byiza namubonyeho, afite n'ibyiza, numva ko ibyo byiza nyine nta bitakaza, nabigumana. Reka ikibazo tukibaze na ikivuguto, kuko ushobora kuba utarabimubajije. Wabasha wabasha kuba inshuti n'umuntu mwigeze kujya kure mu rukundo, mukaba inshuti bisanzwe, mukuzuzanya mu buzima busanzwe, ibintu by'urukundo bikajya ku ruhande? Twaba inshuti ariko ntabwo twajya duhura cyane. Impamvu ni iyi? Impamvu ni uko ngiye byansaba kubanza kumujya kure kugira ngo niyakire. Byakire ko tugiye kuba inshuti. Okay, reka tube dukomeje. Ikivugo utarakoze kudusubiza, nubwo hari umuntu umuhamagaye gatoya agiye kwitaba, agiye kuvuga kuri telefone akanya gatoya. Noneho inshyushyu rero wowe inshyushyu Karame, utubwiye nyine ko ufite aba ex ahantu kure n'abo ba ex bawe mwabashe kugera mu rukundo, mu bikorwa by'urukundo, nk'abantu bakundana nyine birirwamo, bayadana ko batirirwamo rimwe na rimwe nyine nko mu masaa 9 buranga isaha y'isaa 9 z'ijoro se z'amanywa, irasa buranga ni mbi cyane. Rirazuba Abakobwa ngo baterwa inda, urumva? Uzi ko ngo baziterwa mu masaa 9 y'amanywa? Ibintu wari ubizi? Kwirazuba se? None se kenshi gasa cyenda bari izuba. Urumva bararyugama. Nese ndabahiterera ku zuba. Ahubwo iryo zuba ni naryo ribi. Bituma abantu bashyuha. Nta tuntu wigeze mu masaa ari nko mu masaa 9 rwose, nta kuntu waba warigeze nabo ba ex bawe? Oya no kuri pe. Higo. Babyandike muri comment batubwire. Muri comment batubwire no kuri. Okay, wiga muri secondaire. Hari umuntu urumva hari ukuntu abahungu baba bakubagana. Noneho utwana no muri secondaire gusanga dufite nyine n'uburyo tuderanjamo cyane. Hari umwana cyangwa se hari umuhungu ugeze gukora kwibera urana rakara uranamukubita, wenda abikabikora nyine muri blague.
ibyo ntibigeze Biga muri bikubaho segonderi kwari kubona umwana bari kurwana ese bigenze bite ngo nkozi kwibere ibyo ntibigeze bikubaho shangiye niga muri segonderi naritondaga cyane sinanavugaga ku buryo nyine abantu benshi banantinyaga reka naritondaga ku buryo ntavugaga abantu benshi bari bazi ko wenda ari agasuzuguro n'ubundi ariko byashoboka oya ndi umwana mwiza okay none ibyo bintu iyo bikubaho wowe umuhungu akabikora wari kumukorera iki byari kugenda gute ntekereza ko ntajyaga kurwana kuko nta mbaraga nigirira zo kurwana wenda najyaga kurakara n'uwo muntu nkamwanga ibyo gusa kuko ntabwo najyaga kurwana kandi wenda segonderi umuntu aba ari mukuru ntabwo najya kurega ngo byagenze gute none se ubundi ibyo bintu biba bitwaye iki umuhungu uramutse umuhungu wowe umukobwa mumatse mukoze nko kwibere abahungu bagira amabere ntekereza ko umuhungu nta kintu byabimubwiye kubera kimwe n'ubundi muhita mwumva ari ibintu bya hatari ni uko mu bintu bigize umukobwa n'amabere ari bavuga ko ari imyanya y'ibanga y'umukobwa ibanga gute kandi riri mu gatuza ahantu twese tureba ubusore urarireba hano urimo kurireba ariko bitandukanye no ku muhungu wenda ashobora no kwiyambura izuminga baribone ariko ntabwo urireba ikivuguto kiragarutse basanze mu myanya y'ibanga ariko nta nubwo ari ibanga rikubeshya ni imyanya y'ibanga kuko ariko gusa ibintu tuganira udahari ibyo ngibyo bisa n'ibikeya ubundi reka tubaze ntabwo ari ubu gusa tubonye ujya kwitaba telefone ugahaguruka wenda ni uko twari turi kuri kamera utaje kuki ubundi ukunda kujya kwitaba telefone ukahaguruka ukavaho mu bantu bari muri kumwe nta network ibiri aho hantu oya network ibihari ahubwo uvugiye n'abandi bantu bose babikora bahaguruka bo sinzi wenda uwo baba bagiye kuvugana nawe ariko kubera njyewe mfite barumuna banjye mama wanjye iyo bakosheje arampamagara ngo mbagire inama babwire uko nitwaye nabo bitwariye dore uwo mujyanama wowe se rwego rero njya kujya inama ese ntibigeze ukoze narakosheje ariko bo nindakugiraga inama nanjye mukuru wanjye baramuhamagara ni ku kagari bajyana ku kagari n'abadasi birumvikana okay uyu muntu ibintu asubije nabishaka gutungura uramutse ubyumvise nduba muneye amatsiko none reka mbabaze mwembi uribuka bya bintu abantu basuhuzanaga gutya agahita kujomba urutoki mu kiganza cyane cyane tukiri bato cyane ibyo bintu kubera iki nanone bajya kumva umukobwa ahise sakuza avuga nabi ngo wakira yewe ngo mvaho urumva ibintu nk'ibyo ubundi biriya bintu byo kusuhuza umuntu umuntu akamujomba urutoki mu kiganza bisobanuye iki kuko n'uyu munsi muri bakuru umuntu abigukoze wamureba nabi ibyo turabizi ntimubihakane ngira ngo n'abagore bakuru bubatse umusuhuje ukamujomba urutoki mu kiganza yahita nyine amenya yaregitinga mu bundi buryo biriya n'ubundi bisobanuye iki mubifata gute nk'abakobwa musubize abagabo njyewe mbifata nyine uburaya gute se urutoki ruvuze iki iyo umuntu nyine kuba umuntu yakurya akara mu kiganza ntabwo ari oya kuko ntabwo aba agize gutya ariko mubitwereke ubundi bigenda bite mubisuhuzanye mwembi abantu banabibona ibyo bintu turi kuvuga mubisuhuzanye uburyo bajya babibakora agahita agira gutya si bigaragara biri kugaragara ngiye kuno mbifata ngiye mbyanga bwa mbere abanyine twigaga kugira ngo nige nko muri primaire noneho abasista bigaga imbere yacu bakavuga ngo ni bibi nuvuga nshobora kuba naragendeye mu kigare numva ko ari bibi urazi ngo ni bibi ku buryo nyine nanjye iyo ubinkoze ubu ngubu numva nyine ari bibi kuko bavuga ngo ni uburaya uko nyine n'ubu mbifata nk'uburaya ubu tuvugana ufite umukunzi inshyushyu nta mukunzi igira ariko inshyushyu ifite abafana benshi cyane kuri iyi si yose uhereye ku bana batoya ikibazo ni uko abafana bawe ntabwo bakoresha wapi ni utwana dutoya niko twikundira inshyushyu nta kuntu yafatamo kamwe kakarera ni ukuri nakarera amanda yanjye ubwo ni ukuvanga ibyo bintu rwose ubishyiremo imwe mu mihigo ko numara kugafata uzajya ureba utwana tudafite
gikurikirana nibura ukatwitaho mwatwitaho ni ukuri. umubaza ibindi bibazo nka bingahe kuko tugiye kumushyiramo imiyaga dusoze. ariko mwashimuse sanze mwashimuse kabisa ubwo se ko bingahe bifite byinshi ubu bareba ijambo bandikanye mana yanjye ibyo se n'ibintu wari wanditse se ese ubwo ni igihe nenda kubibaza rwazabamo part 2 ariko ibintu harimo n'urwango. nta Okay, rwango uyu munsi iraza kuba part 1 kuko ntabwo bishoboka umuntu abaza undi ibibazo ijana ibibazo ijana nose utabizi ijana ryose singwese biragaragara. yesu we nuko oya ngenda kuzi ahubwo abakunzi bacu nabo bakomeye we ko kuki yakubajije bikeya yambajije byinshi cyane ku buryo mubaza ibibazo bitatu byonyine muri ibyo ngibyo bitatu cyangwa se mbimubaza ikindi kimwe noneho ubu bishyira ku murongo bitatu by'ingenzi wumva wakabaye wamubajije hanyuma rero noneho witwibwirira rata harya bavuze kuri singo yego nta muntu wihakanye aya ni ukuri umuntu wihakamwe yandika muri comment atubwire genda urakare nk'ukwezi kose utamuvugisha uboroka umuntu ibintu bizabanze bisobanuka we nabivuge genda mwinginze hanyuma rero hari ukuntu abantu mutangiye kugenda mugafata mukihakana abantu mwakundaga oya ni ukuri si ubwo abo nkunda nabo barabizi gusa ngende singo mwabantu mwe muri kumva iri jwi riri inyuma yanuze mutubwire niba ari umuntu afite byiza abashiri nka sa ushaka kurujana n'umwe atubwire Yezu Kristo ni ukuri pe cyakwa mbirenganiyemo hanyuma rero ubura iki kugira ngo ujye mu rukundo ushize ko twumvisha hari umuntu uri gutabaza avuga ngo akeneye rwose gukundwa ngo umwana mwiza yigira imiseke igoroye wowe ubura iki kugira ngo uba ufite umukunzi ko ntabwo wabara abahungu bagutereta ntekereza ko wenda ntarabona uwo duhuza nicyo kibura yego hanyuma uramutse namuza nawe tugakundana okay uramutse ntibikabe ariko nanone ni n'ubuzima abantu baraza bakagenda uramutse ubanye n'umugabo mugatandukana umuntu akakubaza ngo ni iki kintu cyagutandukanyije n'umugabo wawe wamusubiza iki nko mu magambo atarenze 3? namusubiza ko habayeho kutumvikana navuga ko hagati yanjye nawe hari bitaragenze neza ibyo gusa yego urakoze cyane ubundi usubije neza ni uko nguko buri muntu wese yakabaye asubiza ku muntu batandukanye kuko kujya kuvuga ngo ukavuga ibibi bye naho byaba bihari ariko nageza ko atari yo nzira nziza hari igihe wenda ibyo bibi bye hari uwabyihanganira hari n'igihe ahubwo nawe waba warabigizemo uruhare ntawamenya kuko umuntu ntabwo ashaka kwifata gutyo gusa ngo abi mubi kugeza ubwo abantu umuntu waje akagukwa akakuvana iwanyu mutandukana wowe haba harimo uruhare rw'abantu bose wowe nta kantu na gato waba warabayeho nyirabayazana. None reka umubaza ikibazo ngiye ari nacyo cya nyuma kimwe cyonyine ubundi twikomereza tukiri kuri iyo ngingo nyine y'abantu babana. Niki kintu wabwira abantu bamara gutandukana nka gutyo? Ufite abana akabima undi mubyeyi akabima amahirwe yo guhura n'uwo mubyeyi, abana ntiyamena abana banjye ngewe nta nubwo nzajya mubwira ko yanapfuye ibintu nk'ibyo kuko ari ibyo batumvikanyeho. Abo bantu ushaka kubagira inama yihe magambo nk'abiri gusa? Inama nagira uwo muntu nuko nyine niba yaragize umugisha wo kubona abo bana akababyarana n'uwo muntu nawe agomba kubagiraho uburenganzira, ariko cyane cyane nk'umubyeyi w'umupapa buriya akenshi ntekereza ko uburere bwinshi tubuhabwa n'ababyeyi b'abamama. Papa nta burere bagira, barabutanga ariko byinshi tubikura ku bamama. Kuki umwana ufite imico mibi bavuga ngo nyine ngo yarezwe n'umugore? Niba uburere butangwa n'abagore ni ibintu baba barisetinzemo, umugabo agira igitsure, ni ibintu baba barisetinzemo. Ariko abapapa baratinyitse nanone, aratinyitse ariko urabizi yuko umwana ashobora gukora ikintu kubera ko nyine atinya se ariko akanagikora neza ko yubaha nyina. Rero biterwa n'umwana ku giti cye. Nta bintu ushobora
gukora gutinya gukora ko papa aba ahari ariko mama we yaba ahari ukumva biraza korohamo kuko abamama bisa nkaho banoroshya ibintu cyane ariko nyine iyo uri wa mwana wumva ushobora gukora ikintu kubera ko wubashye mama wawe ukamwubaha ariko ntekereza ko kugira ngo ngewe ntinyike ko nakubaho nicyo cyiza. Okay. Ese ikivuguto mu by'ukuri wowe ko ngiye kubazwa kandi ndimo kubaza ngaho baza ngaho mbaza nawe nta kibazo mu by'ukuri ngewe koko ubundi buriya nta kibazo ufite wowe utari umukobwa mubi gute nta mukunzi ufite cyangwa nawe uri mu bantu bari batangiye kwihakana ubu viyuzi zirabashutse mutangiye kwihakana abantu ntabwo nabihakana njye mfite umuntu nkunda ahubwo nari guhita muzana tukanatangirana kugira ngo bandebe bantinye bankunda ariko bantinye vuga ati njye nguyu ndidekaraye ngo bazi ibibazo byawe dusoze yamshaka ko za ntakubeshye bakugiriye neza pe ikibazo ufata gute umuntu usuzugura igitsina gore agisuzugura gute ariko nyine nk'ababa papa nta muntu n'umwe usuzugura abantu batubyaye ngenda avugira abagabo hano uretse hari ubuse nk'umugabo ukubita umugore ese bamusuzuguye nyine umufata nabi nta musuzuguye umufata nabi umuntu mukuru amufata nabi hari no ukuntu mu kazi ushobora kuvuga uti uyu ntagashoboye bitewe n'uko ari umugore uyu ntagashoboye bibaho ufite akazi ababosi batwiga akazi kuko turi ntagashoboye batunga urutoki bosi bavuge nabo bavuge abo bosi nyine birebe nawe bigaye ndetse aho kwimya akazi ibintu mwumva n'abandi bibaho nyine twese tubumva n'abandi ntabwo ntushoboye umuntu ashobora kuvuga ati wenda uyu mwanya ukeneyemo abagabo kandi mu by'ukuri n'uwo mwanya umugore yawushobora ariko nanone uzirikane ko hari n'ahandi bavuga ngo uyu mwanya ukenewemo umugore iyo hakenewe umugore ntabwo ari uburyo bw'imbaraga ni uburyo bwo kuba attractive ye nyine ikenewe kuko baba bagendeye ko wenda hari abantu benshi b'abagabo bahaza bakeneye umugore wo kuzajya bamumaze iki ndega abagabo nako abagore na attraction urakunditse kuki wumva ko ibyo ngibyo noneho hari byo ntacyo bitwaye sibyo na hari abagore benshi bakenera umusore mu bagiye muri salo njyamo umusore atankoreye ese ubwo tukiri aho ngaho kandi musubize mwese ihohoterwa rikorerwa mu ngo kuri ubu ngubu abantu bahura naryo akenshi ni bande ni abagabo rero murakoze cyane kuvugisha ukuri nimwe bagore ba mbere mbonye kuri iyi si mubashije kuvugisha ukuri kuko abandi bishyira ahantu heza rero iryo hohoterwa kuba ahanini ari abagabo bari guhura naryo ntiwongeye kuvuga ngo umugabo yahohotera erega hari no kuvuga ngo abantu bose ntabwo bameze kimwe nibyo ndavuga ngo bamwe agatukisha bose nuvuga ngo hari ahantu ugera ugasanga umubosi arimo gushyira imbere avuga atanga hakenewe uyu nguyu ugasanga arimo guhohotera umugore hari n'aho abagabo bahohoterwa ntabwo ari ukuvuga ingo zose zibayeho ubundi nese ubu reka nkubaza ubu wowe watura ibiro 50 yego hari akazi gakeneye abagabo hari hariho biba bigaragara ko nanjye ntagakora wabiterura 50 njye nabiterura wowe uyu muntu arabeshye kandi mwese murabona kabeshye kuko nawe afite ibiro 50 rero ntabwo waterura ibiro mungana rero ibyo byonyine ubwabyo byumvikana gutyo muramwumvishe oya n'abagore bafite ibiro 80 ntabwo yaterura sinkari kuko imigongo yanyu iroroshye n'amagufa yanyu ariko turavuga ahantu n'ubundi ubona akazi wagakora ariko muri iki gihugu imyanya myinshi y'akazi si y'abagore ntabwo bivuze ngo abadafite bakabura n'ahandi hantu nyine ugenda ukavuga uti ntabwo rwose ahangaha ngo reka asubiyeyo kandi ubona akazi wagashobora nese niba uwo mwanya waragenewe umuhungu ntabwo wagenewe umuhungu wagenewe umukozi ahubwo uwo mukozi ni nk'uko hari imyanya ubundi ibyo bintu muri kuvuga njye ntabwo mbyemera hari imyanya yagenewe abakobwa mu kazi runaka hakaba n'iyagenewe abagabo sibyo abahungu usanze hari umwanya wagenewe umukobwa bahita kuvuga ati oya ibi ntabwo tuwuguha ibyo twabyumva oya hari ahantu baba bakeneye umukozi atari kuvuga ngo ni umuhungu cyangwa ni umukobwa warangiza wagereyo bakureba bakavuga ngo
uri umukobwa. kuko uri umukobwa Yego. uzi buriya nanone ibyo bintu uburyo bishoboka. Niba ari nk'akazi urugero, erega buriya imbaraga z'umubiri zanyu ni nkeya, sinzi niba mutabyemera. Rero ariko ubwonko, ubushobozi nyine bw'intekerezo birashoboka ko twaba tubunganya, sibyo? Ariko imbaraga z'umubiri turazibarusha, murabyemera. Yego. Rero uwo muntu, uburyo umukobwa ashobora guperformingamo ahantu muri poste runaka bitandukanye n'umuhungu. Njye niba nkeneye umukozi ushobora gukora amasaha, agakora n'amasaha y'ikirenga, sibyo? Kandi muri za nshingano twarabyumvikanye, ni abakobwa bake wabona ashobora gukora ibintu, dukuyemo wenda abakobwa b'abasirikari, abapolisi, abo kabisa baba barabitojwe, sibyo? Baba barabitojwe kwihangana no gukora ibintu bikomeye kandi bakabishobora. Abo tubavanyemo rero, abandi basigaye uwo gute ni abakobwa bangaye ashobora gukora akazi guhera mu gitondo ku isaha ya 2:00 akagera saa 4 z'ijoro. Yego. Sibyo? Akiri muri ka kazi. Barahari turahari. Ukabikora kuva kwa mbere kugeza ku wa mbere. Yego. Abo barahari ndabyumva. Ariko se ni bose? Rega noneho muri babakeya. Oya banze umubwire twimubwira ngo ya ngo ntabwo banga hakorwa nushoboye akubwiye n'ikintu akunende ngo yanga akazi n'akabwo. Uti bimeze gutya na gutya. Nukuri umubose ababwiye ibyo bintu. Imana mubabare kandi yisubire ntazongere abagore. Ajya baha amahirwe angana cyane. Akazi nikabananira uceho akibazize ari kuvuga uti uyu muntu nanjye namuhaye amahirwe yo kugakora. Yego. Nta n'umuntu utangiye neza, nta muntu utakwishimira kugera saa 4 z'ijoro abareba umuntu mu biro, secretary we hari. Njye ntabwo nagiye secretary w'umugabo. Kare karagatse. Secretary wanjye agomba kuba ari iki? Ari twebwe. Kandi akaba ari inzoba n'umukobwa w'inzobe waka myiza. Adafite nyashi, nicyo kintu nakunda ku bakobwa. Abakobwa bakukomana ni ku giti cyanjye, cya giti tukigarutseho ngo baza twisore. Iyo wambaye neza wambaye gute? Iyo wishimye ukora iki? Iyo ubabaye ukora iki ngo bishire? Iyo nambaye neza mba nambaye ikintu cyose kinyegereye hasi no hejuru. Yego. Ikintu cyose kinyegereye mba numva nambaye neza. Iyo mbabaye nkora iki kugira ngo bishire nyine ugaruke muri mood? Ndaryama nkashaka wenda nagira nk'amahirwe ko ntabwo njya nkunda guhamagara kuri telefoni, hagira nk'umushuti wanjye umpamagara naseka kangahe bita bishira. Navugisha akenshi iyo mbabaye navugisha mu rugo nkumva ameze neza, numva nyine ubuzima bwanjye bwongeye bugarutse ku murongo. Guys, mwumva ko ari umwana mwiza, mujye mumubabaza mumugurira amayinite, mumwibutse no guhamagara. Ni ukuri bajye bahamagara inshuti zanjye aho. Ni ryari nyine umuntu yakubona akabona ko wishimye? Ni iki kintu kikuranga iyo wishimye? Ndaseka. Niba bayaseka ndaseka, ariko nyine iyo mbabaye nabwo ndaseka guys, ariko iyo mbabaye inseko yanjye mbabaye niyo nishimira atandukanye. Aha rero nk'abantu wenda mvugiye nk'abantu batarakumenya ngo amenye inseko, ni iki kintu wakora akabona ko urimo guseka wishimye kabisa atari ukurenzaho? Sinzi ikindi kintu nakora, gusa ndaseka nkahera n'umwuka, ndaseka nyine. Ariko iyo mbabaye ndaseka ku buryo ijwi ryanjye rishobora kumvamo agahinda, kuko abantu banze bavuga ngo icyo gitwenge ko numva, ariko ubundi iyo nishimye ndaseka pe ntambereka Kinyarwanda. Ugize amahirwe yo guhura na first lady, icyo wamubwira? Cyambere nabanza nkamushimira kuko yagize uruhare mu iterambere ry'umugore, atuma umugore agira agaciro ndetse n'umwana w'umukobwa. Namushimira rero, hanyuma nkamusaba kureba ko yashyiramo imbaraga ahantu nanone umugore arenganye, agashyiramo imbaraga cyane cyane bikavayo. Bagore mutuze mufite umuntu uzabavuganira hano. Ariko ko umugabo yarengana ariko uko umugore yarengana ariko n'umugabo yarengana. Abagabo bo n'abanyembaraga kurengana. Ubundi bitse byanyu abagabo kwitwa bangana iki?
barabivuga se batanze ikibazo bago bihagararaho ntabwo ashobora kuza ngo avuge akarengane ahurira na niyo ugiye kurega urumva ko wakubiswe bakugiye n'amaticije kasigaho nyabone oya umugabo yagiye oya kera tukijya kurega ku kagari ubu ngubu uri buhita imuhamagaza sibyo iyo nta mikino ihita ivuga uti bahita bamuhamagaza uwo mugore urukumva ahubwo wenda we nk'umugabo wagira impuhwe ugakuramo ikirego ariko rero rwose ntabwo yayicika ariko nibyo ni sawa ariko noneho kandi barenganyijwe ntabwo barenganyijwe oya ntabwo wabona uzi nkubwire ntabwo wabona rwose bagufungira umugore pe kuki umugore se yabana umugabo abagore rero ngo iyo umugore ngo yarakaye shitani ihita izamuka ikaza ikajya imubwira ngo korana twa tundi urumva ikajya imwagisereza ntabwo babeshya nta satani abagore ngo umunsi ahubwo ngo shitani ni inshuti y'abagore ngo umunsi wa munsi baganira niwe umuntu wa mbere baganiriye umunsi ngo baganira buriya ntabwo ari cyo kintu kitunda cyonyine bavuzeho ngo baganira ibintu byinshi tutabashije kumenya ibyo bintu rero ngo iyo kuko ntabwo waha umuntu ikintu cyo kurya mutabanje kuganira byinshi baganira byinshi avuga ati kiriya kigabo umugore ayagira shitani utuntu twinshi ntugateka amaze ngo icyo kurya muri tuganire kwanza umugore ashobora kuba yari yayisuye amaze kuyisura iramuzimanira baranaganira amubwira amagenzi ye ntumugahite gutya na gutya sibyo rero ngo iyo umugore yarakaye shitani iraza ikamwibutsa bya bintu byose baganiriye wa mugore none akabikora muri ako kanya niyo mpamvu kugira ngo umugore akugirire impuhwe wamurakaje uretse wamurakaje sibyo abigoye ashobora no kwemera rwose bakanagufunga ariko umugabo abagore nta nubwo babura kurakara kubera yuko kurakara biri muri kamere zabo ariko n'abagabo buri muntu wese kurakara bimuri muri kamere ibyo ni ibintu bigaragaza umuntu ufite feelings ibyiyumvo n'amarangamutima kurakara ni ibintu bibaho nyine birengagiza wirinda kugira ariko iyo warakariye umuntu ukunda afite ukimukunda n'impuhwe zirateretse urukundo rwakamye mwashoje warumbaje indero urumodo wanjye songera urumodo wanjye ni mama wanjye niyihe mpano yawe abakunzi bacu bayimenye bayishyigikire bana bagukunde bakuzi wese ngira impano yanjye no kuririmba ariko nabyo urabizi ndabizi ariko byo ntabwo bifite nk'impano impano yawe ni iyihe impano yo kwitonda iyo ntabwo ari impano ni impano bigirwa na bakeya yego ariko nanjye cya gihe ambaza nari nibagiwe ko mfite impano y'urukundo nyuma hari umuntu waje kubimbwira ushaka impano y'ubwitonzi y'urukundo pe yego ubwitonzi mwasoza mukaza mukanywa iki cyayi ntarakimara ndabakunda imana ikomeze ibarinde ibahe ubuzima buzira umuze mubeho mwishimye cyane 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 guys turabashimiye ku rukundo rwanyu mukomeza kutwereka ni ukuri mudukunde natwe turabakunda ibihe byiza amahoro y'Imana abane namwe nawe kandi muhorane tubahorane pe